Hello, mwongeye kwirwa rero. Iyi ni episode ya mbere ya tuvugane muri kumwe nanjye Mr Blacky cyangwa se Blacky. Ya Safi Madiba niwo muntu tugiye kubaza. Safi Madiba warubayeho utembere yuko uhura na Knowless. Okay, Safi Madiba ni ikibundi cyabiguteraga ibyo byose. Umubiri uragoye Ugibona na Knowless. Hari ukuntu witwaye ute? Sasa rero muraje murebe uyu mutipe. Hari nandi magambo rero yamubwiye. Muri aya magambo Safi Madiba reka tuyumve. Kugukundi tekani wo mwanzuro nabaye kw'imyaka itari mike abakobwa bansimura n'iruhande. Ngo yigeze kukubwira ati mugende mwibera ahantu kure cyane kubera umubiri wawe wakugoye ntago mwabanaga neza na Knowless. Tubyumvikaneho? Ya, sasa rero uyu mutipe Knowless yigeze kumusaba ko bagenda bakishakira akazu hirya ngiyo mu cyaro. Ariko umva amagambo Safi Madiba yamusubije. Koko kwambukanza gambije cyuya koko kwambuka mvi Kigali nabyo bizambizi cyuya. Sasa rero aba batipe baje kujya bashwana bakajya mu rugo bagashwana iki utuntu twose tujye dutandukanye bagashwana utuntu twose akanyuza hagaciye twose. Safi Madiba ubundi iyo byagendaga kuriya muzi ikintu cyabaga hariya dore ni iki ngiki cyabagaho. Okay, Safi Madiba rero sasa mwakomeje gushwana ariko ewana kabisa byamwanze mu nda nawe Safi Madiba itavuga aya magambo. Hari abantu uhura nabo bakakugira zero bagufata uko utari. Nyuma y'ibiriye byose ntiyakomereje aho ngaho. Knowless hari ikindi kijambo yamubwiye ntababwiye ariko ahita amusubiza gutya. Noneho baragica. Yari tuvugane mutegereze episode ya kabiri naho utaha.